Reka ndabaramutse mwe muriko muranyumviriza muherereye impande zitandukanye, abari Ngozi, abari Kibitoke, abari Makamba, namwe muherereye Bujumbura, aba diaspora namwe ntabwo turabibagiwe, aho muherereye hose, Imana ikomeze ibahezagire, Imana ikomeze ibatere iteka, mwe muriko muratwumviriza aho muherereye hose. Rero ndagiraga nkubwire ko umunyarwenya uheruka kuba yakitaba Imana akaba yitwaga Bakame Comedy, ndagira ngo nkumenyeshe ko yasize umuryango w'abana bane ndetse n'umugore. Rero ndagiraga ngo mbabwire, wewe uriko uranyumviriza ufite umutima w'urukundo, ufise icyo wafasha umuhisi Bakame, waza tugashyira hamwe, cyangwa se waba ufite icyo wagenera umuryango wa Bakame Comedy ukaba wagira icyo ubafasha. Umuhisi Bakame akaba yarasize umugore n'abana bane. Urabona ko ni abana bari bakiri batoya, ni abana bari bagikeneye kuba bari kumwe na se, ariko ntabwo byabashije kuba byakunda. Rero ndagira ngo ngusabe weho uri kuranyumviriza aho uherereye hose, weho urafise umutima w'urukundo, ko wagira icyo urungikira umuryango wa Bakame Comedy, dore ko muri ino minsi uri mu gahinda, dore ko muri ino minsi uhuye n'ibibazo byo kubura umugabo cyangwa se kubura umufasha w'umuryango. Rero ndagira ngo weho urafise umutima w'urukundo, weho ufite umutima wa kimuntu, gira icyo urafasha umuryango wa Bakame Comedy muri kino gihe cy'akababaro, muri kino gihe bari mu kiriyo cya Bakame Comedy. Bakame Comedy yari umunyarwenya wari ukunzwe hariya mu gihugu cy'i Burundi, ni umunyarwenya wari uri kwigarurira imitima y'abantu batari bakeya, yaba mu gihugu cy'i Burundi ndetse no hanze yacyo, dore ko yari umunyarwenya wakurikirwaga n'abantu barenga ibihumbi 65 ku rubuga rwe rwa Facebook. Dore ko umunyarwenya Bakame Comedy hariya mu gihugu cy'i Burundi yari mu banyarwenya bari kugenda batsindira ibihembo bigiye bitandukanye, mu mpano bari bafite. Dore ko Bakame Comedy yari afise impano yo kwiganya amajwi, niwe munyarwenya ari mu gihugu cy'i Burundi wabashije kuba yakora ibyo bintu, ariko ntibyabashije kuba byamukundira, ntibyabashije ko yakomeza mu bazima. Umwanzi Satani yaramukunze, cyangwa se umwanzi Satani yaramujyanye, umwanzi Satani udakunda ibyiza yaramutwaye. Reka dukomeza tunabwira Bakame Comedy ahari, tumubwira ati ruhukira mu mahoro, aheza ni mu ijuru, ati tuzasubira kandi abakunzi bawe turacyahari ku bwawe, turacyahari. Rero ngira ngo niba wari umukunzi wa Bakame Comedy, wari umufana wa Bakame Comedy, ukaba ufise umutima w'urukundo, umutima wa kimuntu, gira icyo wasapotinga umuryango wa Bakame Comedy. Si ngombwa amafaranga, wanasenga ugasengera umuryango wa Bakame Comedy, dore ko Bakame Comedy asize abana bane n'umugore we. Nk'uko uri kubibona ku ifoto, urabona ko Bakame Comedy yakundaga umuryango we ndetse yasabanaga n'urugo rwe. Urabona ko Bakame Comedy yari umujene ufite urukundo. Rero natwe reka tumwereke urukundo umuhisi Bakame, tunamubwira ati aho uri, Imana ikomeze iguhe iruhuko rimeze neza, aheza ni mu ijuru. Rero weho uriko uranyumva, reka ngusabe uce ubandanya upyonda ko ku ijambo sabone, niba ari ubwa mbere ugeze kungurukana bumenyi yacu, kanda ku ijambo sabone, ujye muri komenti unyereke ko twari kumwe. Nimero ndayishyira muri komenti, ushaka kugira icyo wafasha umuryango wa Bakame Comedy, wagira icyo bafasha ukaboherereza kuri Rumi, ukareba ko nabo bafata ku mafaranga, wabashyira amafaranga kuri Rumi Cash, bakabikuza ku mafaranga. Amazina ndayataginga muri komenti, ndayashyira muri description. Ufise umutima wa kimuntu, ufite icyo wakoherereza umuryango wa Bakame Comedy ku buryo wabasapotinga. Rero ndagushimiye weho wari uri kunyumva, kandi nawe wanyeretse ko twari kumwe, ndagushimiye. Wari kumwe na Ndigi nk'ibisanzwe, umwana ubikora ubikunze, umwana ukunda ibiganiro by'i Burundi, umwana ukunda ibihugu byose. Njye ndi umunyarwanda, ndi umwana ubikora ubikunze, ibyo mba ndiko ndakora mba mbikora n'umutima. Rero Bakame Comedy tukubwira ngo aho uri, Imana iguhereze iruhuko ryiza, cyangwa se ugomeze uruhukire mu mahoro. Natwe turi ngaha, turahabaye kugira ngo
dukomeze aho wagejeje.